Yo, what's good YouTube, ndabasuje aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye mukurikiranye The Trending 250 online. Rero nk'uko mubizi ndetse mumaze iminsi mubikurikirana kuri ino channel, hari kuba amajonjo ya rudasumbwa bagiye batandukanye mu ntara zose z'igihugu. Ubwo ni ukuvuga ngo amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Rero uyu munsi wari uwa nyuma ndetse wari na special cyane kubera ko igihugu cyose cyari giteze amaso ba rudasumbwa baza gutorwa cyangwa guhagararira umujyi wa Kigali, dore ko benshi banemeza ko muri Kigali ariho haba abasore benshi b'intarumikwa ndetse banashimangira ko hatagize igihinduka Mr Rwanda igomba kuzatwarwa n'umusore w'ahangaha kabisa i Kigali. Nagiye guca kuraho muri ino video uraza gusangamo uburyo abasore b'i Kigali bahasesekaye, uko bakiriwe, udukoryo twahabereye ndetse n'ukuntu bari bambaye bidasanzwe. Hanyuma ndaza kuberekana ba rudasumbwa ba nyuma of course bahagarariye uno mujyi wa Kigali, ndetse baje basanga abandi barenga 30 batowe mu ntara enye zitandukanye. Nta byo gutindira ko tujye tunatangira na video y'uno munsi. Let's go. Mu masaha y'isaa saba y'uno munsi nk'uko byari biteganyijwe, abasore b'intarumikwa baturutse mu turere dutatu twa Kigali bagiye basesekara hariya kuri Century Park Hotel i Nyarutarama ku bufatanye na MC bita Umuhire Rebecca. Bamenyesheje uko gahunda iteye ndetse n'ibyo basabwa. Rero aba basore bahise batangira kwiyandikisha ndetse bahabwa na nimero z'ukuntu bari bukurikirane. Ntibyatinze rero nyuma yo guhabwa amanimero bahise batangira kwiyerekana mu matsinda, aho bagendaga banyura imbere y'akanama nkemurampaka kuri podium. Mu byatangaje abantu cyangwa agakoryo ni umusore wari wambaye imyenda y'abaromani nko mu gihe cya Yesu kabisa, yari ari guca hose abantu basekaga ndetse kamera zari zimuriho cyane. Akandi rero navuga nk'agakoryo cyangwa ikintu cyo kwishimirwa cyabaye muri no Mr Rwanda nuko hitabiriye umusore ufite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga, akaba yita Rwema Gihana Richard. Akaba rero yaciye imbere y'akanama nkemurampaka akoresheje imvugo y'amarenga ndetse akaba yasubije ibibazo neza, akanapresenta cyangwa akamurika projet yiwe afite muri no Mr Rwanda. Nyuma yo kwirekana aho bongeye guca imbere y'akanama nkemurampaka, aho baciye imbere y'abo ba judges batatu muri kubona. Rero buri musore agendeye kuri nimero yari afite yagiye atambuka imbere agapresenta cyangwa akamurika umushinga wiwe. Nyuma yaho rero bano basore ba presence cyangwa bamuritse imishinga yabo, aba ba judge cyangwa akanama nkemurampaka kari kagizwe n'uwo bita Sunday Justin, Aisa Kiza w'umunyamakuru ndetse n'uwo bita Sebudwege Chia. Bafashe akanya kabo ndetse hacaho iminota myinshi bari kwanariza cyangwa bagenzura neza ibyatangajwe n'aba basore kugira ngo baze gutangaza abasore ba nyuma cyangwa ba rudasumbwa ba nyuma bari buhagararire Kigali muri no Mr Rwanda. Mbibutsa ko iby'akanama nkemurampaka kibanzeho cyane ni ukureba se aba basore bujuje ibintu bitatu bisabwa muri no Mr Rwanda, ari byo brave, brain and culture cyangwa umurava, ubwenge n'umuco mu Kinyarwanda. Nyuma rero yo kubyanariza neza cyangwa kubigenzura, bahise batangaza abasore ba nyuma cyangwa finaliste bakomeje mu guhagararira Kigali City. Baza basanga n'abandi barenga 30 bari barahagarariye abandi mu zindi ntara enye zigize u Rwanda bitandukanye n'ibyaberaga mu zindi ntara. Ahangaha i Kigali aba contestant cyangwa abantu bitabiriye babaye benshi cyane bidasanzwe, dore ko barengaga 130. Rero byagoye aba judges cyangwa akanama nkemurampaka dore ko bafashe amasaha menshi adasanzwe kugira ngo bahitemo abanyuma bari kuza basanga n'abandi bagiye bava muri buri ntara. Rero mu kanya 2:50 nibwo aba judges bahise batangaza abasore bagera muri 52 babashije gukomeza kuri finali. Rero bitewe n'ubwinshi bwabo nta wundi bugende mbasoma umwe ku wundi, ahubwo ndabereka amafoto gusa namwe mwirebera ukuntu bimeze.
Rero ndakeka amafoto mwayabonye, nimba mwayarebye harimo abasore muzi cyangwa abo mutazi, ndetse mwabonye abashoboye ndetse n'abadashoboye, mbibutsa ko hazatoranyamo umwe uzegukana imodoka ndetse agahabwa icumbi mu mwe mu mazu ya Tom Transfers, naramuka kabisa yegukanye iri kamba rya Mr Rwanda cyangwa Rudasumbwa w'u Rwanda. Rero ni naha nsoreje video y'uno munsi, ushobora kulayikinga ino video, ugakora subscribe niba utarayikora, ndetse ukanakomentinga igitekerezo cyawe aho ngaho munsi. Ndakeka tuzongera guhuza bitewe n'inkuru izaba igezweho cyangwa iri gutrendinga. Ciao.